Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Nyita Prince Robert, umuhungu w'Imana n'umuntu wese wumva ururimi ndi kuvuga. Iyo mvuga ururimi ndi kuvuga ni umuntu wumva ubwiru bw'ubwami bw'Imana. Njye mbihishura abantu noneho bamenye icyo ari cyo. Imana y'amahoro irinde umubiri wawe, umwuka wawe, ubugingo bwawe n'ubutunzi bwawe na family n'igihugu uherereyemo ntibizeho umugayo. Mpaye ikaze mwene data Evangeliste Masengesho, umuyobozi w'Ibuye Rizima TV. Niwe tugiye kuba turi kumwe muri iki kiganiro. Ni ikiganiro tugiye gukora, tugiye kuganira tuvuga ngo ese koko birashoboka ko umushumba wawe, pasiteri wawe ugushumbye, donc umubyeyi wawe wo mu mwuka, waba igitambo cye akagutamba mu byo bita gutamba bijyanye n'ikuzimu? Masenye nguhaye ikaze naho tugiye kuganirira. Reka tukwakire umanze usuhuza abadukurikiye ubundi twinjiye mu kiganiro. Ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe. Umugisha w'Imana ubabeho, urukundo rw'Uwiteka rutwikire ubuzima bwanyu. Umwuka wo kumenya n'ubwenge no guhishurirwa ube mu bizera bose, badatinya bataryarya, abashe kubamenyesha aho ibihe bigeze. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Twahoze tuganira out ya kamera. Nyuma ya kamera rwose hari ijambo rimwe ukoresheje numva riramfashije. Uravuze ati umuntu witwa Mose yarakuze akorera mu gikoma cy'avoka. Yego. Ngo bigeze aho afata umwanzuro aravuga ati reka reka. Ibi bintu ntabwo ari ibyo kugundirwa. Sibyo? Yego. Nanjye ndamanutse nk'igishushanyo mbonera cya Yesu, nsanze bene wacu. Yego. Urana nacyo Yesu yakoze. Narababwiye ngo nimujya musoma Bibiliya nimuyumvemo Kristo. Avuze ngo yabonye ibyo kuguma mu ijuru, atari ibyo kugundirwa. Afata umwanzuro avuga ati kajye kureba bene wacu. Yego. Yesu ashimwe. Amen. Uyu munsi ni gute pasiteri wawe, apotre, bishop ashobora kugutambamo igitambo, ukaba igitambo mu isi y'umwijima, ubugingo bwawe bukajya mu nyenga ya Gehinomu, waba uriho cyangwa warapfuye? Birashoboka. Ndagira ngo dusobanure iki kintu. Reka nirefere ku ijambo dutangije. Buriya Mose, Egiputa cyangwa se ubwami bw'umwijima bwari bwamufashe bushaka ko yaba igitambo gihagarariye cyangwa se gikurura ibindi bitambo, cyica, gipyinagaza, kirangiza. Uri kubyumva? Ubwoko bw'Abisiraheli mu buhe buryo? Niba umuntu ari umuyisiraheli ukamufata uri gutoteza bene wabo, ukamureresha ibyo kurya byo muri Egiputa, ukamuteganyiriza ko azasimbura umunyegiputa ku bwami burenganya bene wabo. Yego. Mu isi y'umwijima hari ikintu ibyo biba bivuze. Uwo bita Samusoni ari mu buvumo yagiye kuba yiturijeho, kuko sinavuga ngo yari yagiye kwihisha. Bishoboka ko yaba yari yagiye kuganira n'Imana, ngo Abafilisitiya baraje bagota i Samariya, barababwira bati rero sasa ikintu gihari, mugomba kuzana Samusoni tukamwica kuko aratumereye nabi. Ariko ubu twarangije kwikocinga n'ingabo zigomba kumwica twazizanye, ariko mugomba kumuzana tukamwica cyangwa mukabyanga akaba ari mwebwe twica. Abagabo ngo bagera muri 300 baramanuka bajya ku buvumo, kuko bari bazi aho Samusoni yari ari. Baramubwira ngo tubabarire uze Abafilisitiya bajye kukwica, aho kugira ngo batwice twese, barimbura ubwoko bw'iwanyu, bwitangire wowe ugende bakwice. Ngo Samusoni arababwira ati namwe naje kubona imitima yanyu yarahindutse, ahubwo mwebwe nta kibazo dufitanye hagati yanjye namwe. Aravuga ati woya ntacyo, muravugisha ukuri, mubanze mundahira Imana ko amaboko yanyu mwebwe bene wacu atari bunsumira, kuko mwebwe bene wacu ni munsumira nta mbaraga mfite. Imbaraga Imana yampaye nizo kurwana n'Abafilisitiya. Imana ntiyampaye imbaraga zo kurwanya bene wacu. Mwebwe kugira ngo nsohoke mubanze mumbwize ukuri, ubwoba bababitsemo
mwebwe nimba mwaganiriye n'abafilisitiya buriya hari abantu bajya gusenga ariko babanje kuganira n'abafilisitiya babanje kubahereza amabwiriza y'ukuntu bajya gusenga bakajya gusenga Imana ariko mu izina ry'abafilisitiya. Rero Samusoni arababaza ati mubanze mumbwire idiyoroji babashyizemo nimba atari zo kuza mukamfata mukanyica batashatse kunyica bakoresheje mwebwe ngo baramubwira bati ni ukuri twebwe nta ikintu turagukorera cyokora turagufata tukubohe tugende tubagushyikirize nibyo gusa byonyine bati nibyo. Aravuga ati nta kibazo nimba mwe mutansumira abafilisitiya bo nta kibazo Imana yashyiriyeho n'ubundi kubarimbura kubarwanya. ngo arasohoka baramuboha baramujyana bamaze kumugezayo ngo umwuka w'Imana muzaho ya migozi bari bamuboshye yose arayishwanyaguza ngo arebye iruhande rwabona umusaya w'indogobe awukubita abafilisitiya 1000 ingabo z'intoramu 1000 Samusoni abicisha umusaya special force abicisha umusaya w'indogobe arangije ngo ajugunya umusaya w'indogobe hariya ngo ararambara ngo arabangarega ibirundo bibaye ibirundo. uri kubyumva icyo nashakaga guhishuramo hano ni nacyo nari mvuze kuri Mose. Bene wacu nibo babi Imana ntijye duha imbaraga zo kurwanya bene wacu. Niyo mpamvu iyo Satana twatatse akoresheje bene wacu ari byo bitugiraho ingaruka mbi. Icyo ubwami bw'umwijima bwashakaga kuri Mose bwagira ngo ahinduke Farawo arwanye bene wabo. Kubera iki? Azi uburyo basenga, azi amasezerano yabo, urumva azi uburyo bwabo bwose n'iby'Imana yavuganye nabo, aho bakura imbaraga arahazi. Noneho bari bamuzanye kugira ngo bamushyiremo amategeko y'Abanyegiputa yice bene wabo serivupure. Azi imbaraga za haleluya umuntu ashobora gutera mu materaniro zikagira ikintu zimara. Yego. Hari banga Abisirayeli bafite Abanyegiputa batazi. Iryo banga ryo kwibyaza uri kubyumva abagore b'Abaheburayo kazi bakibyaza waza guhotora umwana wabo ugasanga barangije no byanagiye neza amugenye yagiye bari n'utuntu wari gushyira kuri nyababyeyi ukabura mwaye imbari utuntu bashyiramo babaga ugasanga we yibyariye neza yarangije kugenya yagiye kare. bari batoranije bose asenge mbabarire ikiganiro tukitware blague zo kuvugira mu marenga uzibone ndagira ngo nudukurikiye ari ukuntu tujya tuganira umuntu ati kwase none muri kuvugira mu marenga nudukurikiye abashe kumvamo. Yego. Urumva rero bari bafashe Mose ngo bamushyire hariya ahagarare ku gasongero k'ububasha bw'Abisirayeli kuko yarabuzi. Noneho abamene na Baramu yakoresheje none Baraki uri kumva na Baramu yavuga ati wowe reka nkwereke tekinike nukinisha ikarita zabo nta kintu urakuramo. Reka nkwereka kandi kantu kabayeho akarengane kamaze gukomera abakizwaga bose urabizi batataniraga mu mashyamba na hehe hose bamwe bagafatwa bakicwa ariko abicwaga ntibabaga bafite ubwoba ahubwo urupfu rw'umuntu umwe rwaheshaga abandi agakiza. Akavuga ati natwe turashaka gupfa nk'uko uriya mukiranutsi apfa. Baravuga ati aba bantu nitubakomeza kubakangisha urupfu ntabwo bizashoka ko ntituzi imbaraga. Oya nyirarwo yarugize irembo. Nyirarwo yarugize irembo kandi ubona ko mu rupfu rwabo havamo imbaraga. Aho hantu twatekereza ko harimo urubori. Yego. Urumva turabona noneho rero kugira ngo tubice neza ahubwo reka tubahe freedom tubicishe bene wabo. Ko twebwe ibintu byo kuzana imijinya turakara dufata inkota dufata amabenzine dutwika tugira ibiki turi kubona bitari kuza gushoboka. Turi kubona urupfu rwabo uburyo turi kubica wagira ngo turi kubamenaho imbaraga. Donc ni nkuko wabona umuriro uri kwaka ukaza kuwuzimisha essence. Urumva none reka tuwuzimishe bene wabo. Bahita bavuga ati rero bakirisitu mwese mwe mwatataniye mu mashyamba nimuveyo nimutahe nimugaruke tubahaye mwene wanyu uyu rwose urumva azi gutera haleluya azi kwambara umusaraba azi kuvuga ivanjiri neza natirerindwa mubi iki byose uyu ni umuntu w'Imana haleluya bene data nimuze. Urumva barangiza bagahamagara wa muntu bahaye guhagarara hariya akavuga ati umva turaguha bene wanyu turashaka ko biriya bintu byanyu byaka muri mwebwe bizima.
kandi ubigizemo uruhare mu bwenge bwanyu ni wowe uzi aho mukura imbaraga. ibintu by'umuriro wa Pentecote, ibyo bintu by'imiriro ya Pentecote genda uzimye, ni wowe uzi amariba muvomeraho, genda akira kano gafu, iyo ukaminjiriyemo biragira, ariko burya bigenda bizima buhoro buhoro, ntabwo bizagera ku kinyejana cya kabiri bigihari. dekorasiyo zacu zihindutse, urumva hindura ibintu by'ubudekorasiyo byo kuvuga ngo umusaraba ngo niwo bendera ryanyu, wapi niwe bendera, akareka buzana andi mabendera mushyire hariya. donc babahuriza hamwe, babashyiriraho umupapa, urumva ngo uzajya uhuza idini na leta, uzajya ufata amategeko yakuye muri leta akaza kuyabwira ba bantu bakuye mu mashyamba bari buzuye umwuka wera, kandi akaba ari we ushinzwe kubasomera ijambo ry'Imana s'il-vous-plaît, akajya kurara akora imihango y'umwijima, yarangiza akaza agasomera ba bantu ijambo ry'Imana. Uwigize gutya ati ati cecera, bakaza kumuzana mu mahugurwa. Turashaka ko bongera kubica, mwari mubonye agahengere urusengero babubakiye ukuntu ari rwiza rushashagirana, reka leta yanyu bibashakira ibyiza, niyo yategetse ko bubaka zino sengero, urabona ukuntu ari rwiza, mwari mugize amahirwe abari twe basigaye badakingiye, none ubwo mutangiye kuzana ibyo bintu byanyu, muzi ko tuba turi kumwe na za maneko, ibyo bintu byagucya wabyihoreye mugasenga mugataha muzabiki. Urumva bicisha itorero icyo bita bene wabo. Mwene wabo wari umwe wakunze ibiguzi nka Baramu, aragenda afata ibiguzi muri leta, araza ahagarara ku mutwe ku gasongero hahandi bakuraga imbaraga, ibicanira arabyangiza, baragenda bazana Sanimbarati na Geshemu bose barabazana na ba Tobiya, babatuza hahandi habaga isanduku y'isezerano. Abari bo baha icyumba baravuga ati mutura mwe mujye musenga nta kibazo, ibintu bizagera. Bagenda babazimya kugeza kuri uru rwego. Nta kindi kintu cyari kuzimya umwuka w'Imana wari uhari ngo bikunde. Ubu none se uzarebe, ubusa amadini ntahari, hari ikintu amaze. Rero iyo ntibadushoboye, iyo ushatse kuvuga utiri ubona pasiteri ari guhamagaye kuri RIB, ntabwo umushumba Aposo ufite doctora yahamagara kuri RIB ati mujye gufata Robert twabonye ari kwigisha ibintu binyuranye, ngo RIB igire kabiri, irazemo kabiri. Kubera iki? Bazi ko uwo muntu ari guhagarariye ibintu by'ivugabutumwa, ni umushumba wawe. Oya byonyine iryo zina, iri zina Dr. ubwaryo Dr. ni umuntu uri respectful. Ati numvishirije inyigisho ze numva nta kintu kirimo. RIB yo nta kindi ikora. Uko rero niko bakoresha bene wacu mu kutuzimya twebwe. Buri umuntu mubi ni mwene wanyu. Nicyo Farawo yashakaga, ubwami bwa Egiputa bwashakaga gukora ku Bisirayeli. Bavuze ati nubwo turi kubababaza ariko bari kurushaho kugwira, tekinike zacu bari kuzirangiza, imbaraga ubundi bazikura he? Reka tuzane Mose tumurere, tumugaburira ibyacu, tubimutsindagiremo, tubimushyiremo, narangiza azagenda bizimye, kuko ntazemera ko igihugu cye giseba kandi ari we ugihagarariye, ari on head. Azavuga ati reka mbizimye byose mbiburizemo mbarangize, niba arabo kwica bapfe, aho imbaraga zabo bazikuraga. Iryo jambo Imana yavuze ngo izabaha igihugu ry'Imana, urumva nta nubwo bari kongera kugishaka. Bari kongera kugishakira gute bayobowe n'umuntu wabo? Bari kongera gushaka igihugu gute bayobowe n'umuntu wabo? Nundi se igihugu ni iki? Igihugu nuko muba muri ku butaka bwanyu, bari barahawe Gosheni. Igihugu nuko guverinoma iriho aba ari iyanyu. Hanyuma nese ubwo ubu ko turi mu Rwanda, turi ku butaka bw'u Rwanda, tukaba tuyoboye n'umunyarwanda, hari ikindi se gisobanura u Rwanda? Nicyo ngicyo. Rero Mose iyo Mose ajya ku buyobozi nk'umuntu w'umuheburayo, akaba bari ku butaka bwabo bwa Gosheni aho bari barahawe, ayoboye bene wabo b'abaheburayo, isezerano rya Kanani ryari kuba rirangiye. hakuzi kubwo ari cyo numvishe cyanabaye no kunuza no kwa Vashiti. None impamvu Morodekayi yavuze ati wowe ituramire yo gusa, urumva nta kibazo, wanga kutuvuganira. Urumva rero isi y'umwijima yari yapanze ikintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo rero icyo nashakaga kuvuga, ubundi ikibi kuri twebwe ni Umufilisitiya. Ikibi kuri twebwe ni mwene wacu. Ikibi ntabwo ari Umufilisitiya. Satani yahereye icyo gihe akora pratique zose z'uburyo yarimbura umwana w'umuntu, ariko ibyo yakoraga byose bikamupfana, kuko ku munara
hari abantu Imana yashyizeho bashinzwe gukorera inama nubwo bari muri Samariya, ariko iziri kubera muri Siriya bakaba bazibonye. Ni ukuvuga ngo rero nushaka gufata umuntu uri muri Samariya, ni uko ukoresha abasamariya bene wabo, ugakoresha ba Gehazi. We urashaka Gehazi umushyireyo ajya abana na Elisa. Gehazi w'umunyabwoba ubona akantu ati turapfuye turashize, tujye kuraguza tubigenze gutya, intege nkeya tubareke, dore ariko tubonye abashyitsi bihuti, nubwo yaravuze ngo genda wamamaze iwanyu muri Siriya yuko Imana yo muri Isiraheli ikiriza ubuntu, ariko urahavuye yisubiraho. Igitambaro iwacu ni ukuturamya, ni gutya turamya nta kibazo, ni gutya turamya zunguza byo kuvuga ngo ni ubutinganyi, wape ntabwo ari byo. Ibyo bintu by'icyacumi dore no guhumanuza amazi, imyunyu y'inyanja n'iki byose dore byanditse hariya, muze ntari bareka bariya muba mubona se aribo bazi Imana bonyine, bene wanyu akaba aribo babarangiza. Ndashaka kuvuga iki rero? Satani yakomeje komboka muri ubwo buryo, imigambi ye myinshi igenda ipfa, ariko kugeza kuri uyu munsi amaze kugenda yigeraho, nubwo atari 100%, kuko abakristo bafite mu kiganza kandi agenda bakura, abaciye nk'imanzi mu kiganza cye. Donc imanzi ni akantu k'akanyama bashituraho. Iyo bashituye akanyama kuri wowe hasigara inkovu. Rero twebwe iyo bavuze ngo yaduciye nk'imanzi mu kiganza, twe turi iyo nkovu iri ku kiganza cya Yesu. No kuvuga ngo kugira ngo ukureho iyo nkovu rero ni ukurema ikindi gisebe. Ntabwo bishoboka rero ko wakongera kurema ikindi gisebe, nta rindi cumu Yesu azigera aterwa, yaritewe burya. Nta wundi musimari Yesu azaterwa, yawutewe burya. Igisigaye ni ukunesha. Niyo mpamvu abakristo ngo ntawe uzabavuvunura, kuko ntuzongera gutera Yesu igikomere, ntibizashoboka. Ariko intama z'imbagwa zibigenderamo. Rero aba baposo nk'uko twari tubivuze, n'abandi bantu b'abakozi biyita abakozi b'Imana, Satani yararebye aravuga ati itorero sinzarishobora, ntabwo nzaribasha pe, kuko ryarananiye. Yaratsinzwe ku musaraba, aratsindwa ahantu hose, aratsindwa ku bwa ba Petero, aratsindwa ku bwa Pawulo, aratsindwa, ibintu biramuyobera. Aravuga ati reka nkoreshe bene wabo bakoresha ikirero. Arababwira ati ariko rero buriya bari abantu mufite ukuntu mwabashobora, mukajya mubanzanira, mugende njyewe nzabemerera mujye muvuga izina rya Yesu nubwo ari ukuntuka, ariko ndabaremera undi Yesu wundi, mujye muvuga Yesu atari mwenyine. Nibumva Yesu bagire ngo ni wa Yesu wabo, ariko mubanze muhagarare hano murahira indahiro zo gutuka Yesu, mumutuke kuri nyina, babasomere muri Talimude bya bitutsi byose batuka Yesu, urumva, bamutuke, mwikonektingure kumwe nawe, mumwicomoreho, muvuge ko ntacyo mupfana, mumutuke, n'imishinga ye yose muyirwanye, imishinga ye yose muyirwanye. Nimurangiza turabahereza undi uwo bita Bari Yesu. Noneho Bari Yesu, kubera indahiro y'umwijima mwarahiye, turabateranyirizaho Kristo, tubateranyirizeho n'amaraso. Nimujya muvuga ngo amaraso ya Yesu, mujye muvuga amaraso wenda y'ingurube, ariko ateranyije kuri Bari Yesu muvuze. Ibyo mwisi y'umwijima barabikora bakabitekenika. Barangiza kuzana uwo muposo wabo bakamuhagarika imbere y'abantu, bamuhaye umutongera ukurura amarangamutima y'abantu, wakora ibyo mvuze n'ibindi batongera, bakabazana bakamukorera mega church, bakamutera inkunga, bakamuzamura, bakamushyira iriya church hariya, ariko yavuga Yesu ntaba ari Yesu, kuko ubundi sano iyo tuvuze Kristo Yesu yiyumva kubera isano dufitanye. Ikiganiro twakoze yavuga ngo ubwoko bushimisha umunwa ariko umutima ukamba kure, bityo iryo shimwe sindyishimira, kuko njyewe ishimwe ryo ku munwa nakira nirivuye ku mutima. Yesu rero mbere yo kumva icyo uvuze areba aho giturutse, niba ari ku munwa cyangwa ari ku mutima. Ni ukuvuga ngo rero Yesu ikintu yahise akora, biragaragara tegereje yuko ishimwe rye bamushima by'ukuri ryaba riva mu mutima, ariko asanga ibyo bigishwa ibintu bituruka ku munwa. Rero bo ikintu bakoze, bo urumva nimba nta sano bafitanye na Kristo yo mu mutima, ni nacyo gituma ibyo bazavuga byose n'ibyo bazakora byose mu izina rya Yesu, si Yesu uzabyumva, kuko we barangije kumusezerera, bagurisha ubugingo bwabo. Bo bazi ibyo bari byo, ariko bagomba kuryiyitirira. Ibyo birura bigomba kwambara uruhu rw'intama, bigomba kuza bimeze nk'uko shebuja azaza ameze, bifite amahembe nk'ay'umwana w'intama, ariko bivuga nk'ikiyoka. Ariko byumva nuko rero
warumbajije uti se birashoboka ko batangaho abantu ibitambo. Ibyo satani, isi y'umwijima igenda yevaruwa buri munsi. Uko basabaga ngo abantu bapfe, baje kubona kwica abantu bituma itorero rikanguka. Baravuga ati rero tugiye kubica tubahagaze, tugiye kubica bahagaze, kwica runono, tubice runono buhoro buhoro. Paulo, Yohana yandikira ni irihe torero? Ni irya Laodikiya. Ugaragara nk'aho uriho ariko uri intumbi. Imbere yanjye nkubona uri nk'intumbi. Ni ukuvuga ngo icyo satani yakoze ni ukwica abantu bahagaze. Kwica umuntu ahagaze rero bisobanura iki? Ni ukumukuramo. Burya hari umuhanzi umwe waririmbye ngo umuntu si inyama n'amaraso n'amagufa, umuntu ni ikimwihishemo. Ikimwihishemo ni wo mwuka cyangwa w'ubugingo wakoreraga muri wowe. Kukwiba ubugingo rero nicyo kintu basigaye. Satani yaravuze ati kwica umubiri. Wenda bambabarire kugarura iki kintu ngiye kuvuga. Abantu babonye ukuntu Theogene nyakwigendera, Pasteur Theogene apfa, uburyo abantu bose bakangutse. Hari umuntu wakijijwe kubera urupfu rwa Theogene, twaranamubatije rwose. Yarakijijwe kubera urupfu rwa Theogene. Kubera iki? Umuntu yaravuze ati uyu mugabo naramubwiye ko bagiye kumutambaho ibitambo aranga, iki byose ni iki, none dore ukuntu bigenze. Nyamara abantu bajye bumvira umwuka w'Imana. Uwo muntu yari umupagani, aravuga ati ariko burya n'umuntu w'Imana byashoboka bakamutangaho igitambo. Ese uyu muntu koko w'Imana, Imana yari yarabimuhishure. Burya habaho Imana ihishura ibintu umuntu akabipinga ariko bikanamubaho. Reka negere uyu muntu numve ibye, manze nkurikirana ubutumwa, manze numve ibyo bintu. Uyu mupasiteri yapfuye n'ukuntu yadusetsaga, noneho mu gukurikirana ubwo butumwa havuyemo imbuto y'agakiza. Arakizwa nawe arizera. Ni ukuvuga ngo rero kwica umuntu mu buryo bw'umubiri, satani yaje kubona ko hari icyo bimuhombya. Uwo muntu ashobora kuba agiye ariko urupfu rwe rugasigara ruvuga, rukaba rwavuga ubutumwa. Satani ahita ahinduriramo tekinoloji yo kwica abantu bahagaze. Bakomeze basenge, akomeze yitwe pasiteri, akomeze yitwe umukristo, akomeze akora ibyo akora, akomeze avuga ibyo avuga, ariko yarapfuye imbere y'Imana, yarapfuye ahagaze. Muri ubwo buryo niho rero batangamo abantu ibitambo. Nongera kubabwira ngo mu isi y'umwijima kugira ngo ukomere, hagire urwego ugeraho. Nuko buri tapu ugomba kugenda ugeraho, ugomba kugenda utanga igitambo cyo kugira ngo baguteze iyo ntambwe. Kandi rega no mu buryo bw'umwuka niko bimeze. None se Imana yo yaguteza intambwe nta cyabaye? Rega tujye tuvugisha ukuri. Ugomba gusenga kugira ngo Paulo Imana imuteze intambwe. Byagenze gute? Yamaze imyaka 3 mu butayu bwa Arabiya ari kuganira n'Imana. Imana iramukuzira, iramwisobanurira. Hari ikigomba kuba cyabaye. Petero yaciye mu ngeri zingahe, mu giciro bingahe kugira ngo abashe kuzamuka. Hari ikiba cyabaye, hari atansiyo ugomba gukora. Mu isi y'umwijima rero bo bakunda ibitambo by'amaraso. Ntabwo bakunda ibyo bitambo byawe by'igihe kwizera n'ibikino. Baba bashaka ibitambo by'amaraso n'amasezerano. Ega n'umugambi w'Imana buri amaraso ya Kristo niyo mpamvu twita igitambo kimwe kizima gishimwa. Yego. Icyo kirahagije. Ariko mu isi y'umwijima ntihabaho igitambo gihagije. Bo bahora barya uko ushaka kujya kuri dogere ugomba gutanga igitambo. Rero iyo watanze igitambo cyawe ubwawe, cyaba icy'amafaranga, cyaba ikindi baguciye, cyaba uwo mu muryango wawe, noneho ukajya wabona abantu. Kuko icyazanye satani ni ukwica, kwiba no kurimbura. Iyo rero babonye ufite influence, abantu bagukurikira, noneho batangira kugusaba ibitambo by'aba bantu, ariko bitari ukubica mu buryo bw'umubiri, ahubwo kubica mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu rero muri ubwo buryo ariyo systeme abantu uyu munsi basigaye bakoresha. Nongera kwibutsa abantu ko igicuruzwa kigezweho, kigezweho gihenda kuruta diyama. Ndaza no kubabwira impamvu icyo gicuruzwa cyazamutse. Kuva na kera cyari kiriho gicuruzwa, ariko uyu munsi cyarazamutse. Igiciro cyacyo cyariyongereye ku isoko. Icyo kintu rero ni ubugingo bw'abantu. Ni ukubera iki giciro cyacyo cyazamutse? Ni uko ubugingo isoko ryabwo rirenda kurangira. Imigabane yabyo irenda gushira. Uwari waratsindiye iryo soko kontara yigiye kurangira, kandi arabizi imyaka yari yarasinye. Ibimenyetso bigaragaza ko igiye kurangira biri hano, kandi intego ye 18 byaheshuwe. Yego, intego ye yumva ko agomba kuyigeraho. Ni ukwica,
kwiba no kurimbura, kandi akarimbura imbaga nk'uko Imana yavuze ngo wasiwe ugushije ishyano, kuko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi. Mu mujinya wa Satani ni uwo kurimbura umwana w'umuntu. Rero muri ubwo buryo iyo abo baposo banyu bamaze kubicaza cyangwa n'abapasiteri n'abandi bantu kugira ngo uyu munsi bakomere, bagomba guha Satani icyo ashaka, nawe akabaha icyo bashaka. Kuri Yesu Satani yashakaga ivi n'icyubahiro, kuramywa, hamwe ati rikoze hasi biriya ndabiguha. Abantu b'uyu munsi rero bararikiye ubutunzi, bagomba gutanga ubugingo bw'abantu bayoboye kugira ngo Satani abahe icyubahiro. Bibiliya ubuhanuzi buzazana Antikristo cyangwa se buzasohora kuri Antikristo bavuga ngo uzamwemera wese azamwogezanya icyubahiro. Niba ushaka ko kwegezanya icyubahiro ugomba kumwemera. Kumwemera ni iki? Ni ikiguzi cy'ubugingo ugomba gutanga. Rero babatangaho ibitambo mu buryo bukomeye, kandi uyu munsi kuko babishe bahagaze, buriya intumbi zibaho ariko igendayo uwapfuye ahagazeyo we aragatsindwa n'Imana, nangwa n'uwapfuye bakamushyingura. Uzi kugira ngo ube uriho nk'uko ijambo ry'Imana rivuga kandi uri intumbi, nese wavuga. Noneho rero ibi tuba tuvuga ni ukuvugiriza amatwi, gucurangira abahetsi cyangwa kuvugiriza induru mu matwi y'intumbi. Ese ubundi bavuze ngo gucurangira abahetsi bumva icyo ari cyo? Abahetsi babaga bajyanye nyine gahunda, n'irinde ari imitima yabo ntihari, ari n'uwo bajyanye nyine ntahari. Ubundi umugeni bamuherekezaga wenda bamucurangira bamuririmbira, ariko uwo nguwo we none ibyo uri kumuririmbira nubwo ari bo bamujyanye ariko ntajya ari kumva. Niyo gahunda ihari. Ni nayo mpamvu umuntu ashobora kuzakurikirana nk'ikiganiro cyacu, nibyo bibabaje, kuko iyo turi kubwira tuba turi kubwira abakiri bazima, abagifite agatima. Abapfu nyine mureke bapfu bamba, kuko abandi bo Yesu yaravuze ati abo bo mubareke bahamba bapfuye babo, ubwo nyine mwebwe mukomezanye n'abazima. Tuba turi kuburira abantu bazima kugira ngo babeho. Ubu niwumva iki kiganiro bikarangira kikagera ku musozo, nta kintu umwuka w'Imana guhishuriye muri byo, ahubwo ukazabiranywa n'uburakari, uzamenye ko nyine uriyo. Urumva? Ni ukuvuga ngo rero barabatamba ndetse na cyane. Ubu bugingo bwabo buraripotingwa buri munsi. Bariya abantu isi y'umwijima ikoresha igitugu. Ntabwo ari nkanjye ushobora kuvuga ati wenda nzasenga mu cyumweru gitaha. Kwa Satani ho ntiwarara udatanze raporo. Ntabwo bibaho. Buri teraniro ryose ryabaye nibyo wasaruyemo amafaranga, hari icyubahiro isi y'umwijima yaguhesheje, hari protection yaguhesheje, kuko bari abantu isi y'umwijima bakorera protection ikomeye. Mbibutsa ko ubugingo bw'abantu benshi utanga ni nabwo bukuviramo protection ikomeye. Ntujya ubona nk'abantu bajya bakora skandari, bagakora ibintu bibi, bakavugwa ahantu hose mu mbuga nkoranyambaga, abantu bakanavuga ati nyamuneka abo bantu mubarebe n'ibiki, akaba yakoze n'ikintu kigaragara, ariko ukazategereza yuko abantu bamwicaraga imbere cyangwa bari bamukundaga hari n'umwe ugabanyukaho ngo avuga ati ariko iki kintu ko ari ikintu kigaragara, ni ukubera iki yagikoreye mu maso y'abantu, abantu ntibahumuke ngo babibone, ahubwo icyubahiro cye kigakomeza kuzamuka, izina rye rigakomeza kuzamuka. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko ibitambo atanga birarenga ibyo wowe uri kuvuga. Uko agenda ripotinga ubugingo bw'abantu benshi. Rero uyu munsi Satani n'abantu bakoresha isi y'umwijima bazi ubwenge bwo gutwara ubugingo bw'umuntu, umuntu agasigara ari igipampara mu buryo bwo gukurura amarangamutima yawe. Iyo barangije gukurura amarangamutima yawe, wamwarangije kumwumva ko ari mami, warangije kumva ko ari dadi, warangije kumva ko ubuzima bwawe ari wowe ufite mu biganza, ari ugomba kuguhesha umugisha, warangije kwicomora kuri so nyine, abo bati comore mu gisekuruza cy'iwanyu unyicomeka wihuze n'amavuta y'umushumba. Icyo gihe aba yarangije kugushyira muri tageti no kuba yagukoresha icyo ashaka. Kandi nongere mbabwire ngo abenshi kuri uyu munsi ntibibereyeho, babereyeho abo bantu. Hari abantu uyu munsi bari mu bucuruzi banakomeye banameze neza, ariko batibereyeho, babereyeho abandi bantu. Ubuzima bwabo butwarwa n'abandi bantu. Umucyo wabo ufitwe n'abandi bantu mu biganza byabo, kandi uwo mucyo bakaba bari kuwubyaza umusaruro mu buryo bumwe n'ubundi. Akaba ariyo mpamvu udashobora gucika uwo muntu, kuko roho yawe yarayifashe, kandi roho niyo igira ubwenge bwo gutekereza, ukaba wareka ikibi ukajya mu cyiza. Rero mu gihe barangije kuyitwara, uhora wumva nyine uwo muntu ko ari we buzima bwawe, n'ibyo abandi bavuga uba umeze nk'udashaka kubyumva. Iyo ni tekinoloji yo kurimbura. Rero kuko waje mu buryo bw'abantu basenga, Satani yarebye abantu basenga aravuga ati ntabwo bizashoboka nintakoresha bene wabo, kankoresha abantu bibwira ko bari kubasengera,
nkora ama mega church. Niyo mpamvu nongera kubwira abantu bari mu macaci atandukanye, mu madini agiye atandukanye, babwire ngo ayo ni amarembo y'ikuzimu, ni tekinike ya Satani nziza yo gufata abantu ukabarunda hamwe, ukababwira ko bari gusenga, ukababwira ko bari gukizwa, ukababwira ko bari mu nzira ijyana abantu mu ijuru, ariko nyirizina iyo nzira nababwiye ngo icyita rusange cy'idini ni uguhusha intego, kandi guhusha intego nicyo Satani aba ashaka. Rero ashobora gutanga ubugingo bwawe mu buryo bugiye butandukanye. Hari uburyo ngiye kuvuga nka butatu abantu batangwamo ibitambo. Uburyo bwa mbere, umuntu ashobora kugutambamo igitambo umubiri wawe n'ubugingo bwawe byose akaruha Gehinomu. Uburyo bwa kabiri, umuntu ashobora kugutangamo igitambo akagutwara ubugingo bwawe, umwuka wawe akawutwara, umwuka w'ubugingo bwawe akawutwara akajya kuwukoresha muri bizinesi ze. Ashobora kugutambamo igitambo kwa Satani akakuzirikira ahantu mu kurimbuka, Satani akamuha ibyo ashaka. Ariko ashobora no gutwara nanone kugutangamo igitambo mu rwego rwo gutwara umugisha wawe cyangwa se igeno ryawe rikajya gukorera abandi. Uri kubyumva? Ni kwa kubaho utibereyeho. Kubaho utibereyeho, ukaba uriho ibyo ukora ariko umbega nawe umeze nk'utariho. Abo bantu kandi tugenda tubabona muri society, turabafite. Ukabona umuntu afite akazi arakora ariko amafaranga ye ni mami uyagenzura. Ntuzamubaze ngo ukabona umuntu amaze imyaka ingahe mu kazi, gahemba neza, ntibajya bamwambura, ariko mubaze ngo ni ikihe gikorwa cy'iterambere wagezeho, aragishaka akakibura. Amafaranga se wayashyize amafaranga se wayashyize, ukabona mu babyeyi ntayo, wowe nawe ubwe wakwiseguka, ukabona rwose wakurikira ahantu aba ugasanga ndani urumva. Bene abo bantu rero nawe umuntu ashobora gutangwaho igitambo muri ubwo buryo. Umuntu ashobora no gutambwaho igitambo cyo kuba mu buzima bwo gukora ibizira, kuba doko inzira ya Satani yo kugira ngo icyo Satani ashatse gukora cyose na agenda ashaka guspreadinga mu isi. Niba ari ubutinganyi ukaba ari wowe ushinzwe kubikora, niba ari ubusambanyi akaba ari ushinzwe kubikora, niba ari ubujura family yawe nyine, yego, akaba ari wowe ushinzwe kubispreadinga, kubikwirakwiza mu bantu, ndetse bikajya bisohora bikunyuzemo. Rero abo n'abantu bose baba baratanzweho ibitambo mu isi y'umwijima. Ariko ibyo bitambo murumva ko icyoroshye, ngiye navuga cyoroshye ni icyo cy'uwapfuye, kuko uwapfuye wenyine aho hararangiye, nta nubwo akomeza kuyobya abandi. Ariko iyo bagutambyeho igitambo nyine ukamera nka gutyo upfuye uhagaze, ubu uri umuzigo ku bo mubana, ubu uri umuzigo ku gihugu, kandi ubu uri n'icyonnyi muri bene so. Uzi kugira ngo ukomeze usenge wiyite mwe, ubu hari n'abapasiteri batanzweho ibitambo n'ababishopu babo cyane, uri kubyumva, kandi bakomeje kuyobora amadini n'amatorero. Bakaba bagomba kujya kubazanira abayoboke, nabo bagomba kuza kongeramo amaraso mashya mu bitambo byabo, kugira ngo bo bakomeze bakomere, n'ibyo bakora bikomeze birindwe. Hari imbaraga ziba zirinze ibi bintu muba mubona tuvuga buri munsi, n'ibimenyetso bikagaragara, nabo byabayeho, n'abahamya bigereye kuri teri bakagaragara, naho bagiye gukura imbaraga. Imana sinzi ukuntu, sinavuga ngo yiba y'agafoto, ariko sinzi ukuntu numvise avuga ngo nta foto nta cyabaye, ariko noneho reka mbereke n'agafoto, foto paka kikubita mu karubanda, turebe ejo bundi nurira indege nayo nikojeje ndagose. akajambo Imana ikakibira abantu bari maso n'abafite ubwenge, kakagaragara, abantu bakabishyira ku karubanda, abantu bakabibona, kandi banyabyo akaba ari babyizanira, nyirabyo bakaba ari bo babyizanira. Imana iri kugira ngo ibashe guhumura amaso wenda uwaba agifite ubugingo buzima. Umuntu akajya kuzana imbaraga zikubita abantu hasi, zibuza abantu ubwenge, zitwara abantu ubwenge, zibahebebya abareba. Ariko ibyo byose ntibigire ingaruka, cyangwa se ibyo bituma umuntu ikanguka, ibyo bita ikangura umuntu ngo avuga ati ariko wamugana ibi bintu, ubundi wamugana ibi bintu bisobanuye iki se, n'iby'umwuka n'iby'iki, agakomeza agenda buhumye. Kubera iki? Baramurangije. Noneho rero waganira n'uwarangiye nawe akakurangiza. Uwo muntu rero ni icyonnyi muri rubanda, kuko agenda yonona n'ubugingo bw'abantu bari bazima.
icyakora abo bantu bagomba gukomeza kongerwa ibishashagirana, imvugo nziza, uburyoza, kugaragarira mu maso y'abantu nk'abakora neza, ariko nyamara bafite amaso y'umwuka barabireba bakabona ko ibyo bintu atari ugukora neza ahubwo ari ugukora nabi. Akaba ari nayo mpamvu iyo duhagurutse cyangwa umuntu ufite ijisho ry'umwuka iyo akangutse akavuga ati ariko nyamara mwitondera ibyo bintu, abantu bose batera hejuru bakagusama hejuru ati uri umusazi. Ibi bintu bigenda neza gutya, umuntu ukora neza gutya, umuntu ufite abantu bamukurikira bangana kuriya, umuntu ugize gutya na gutya, umera ubaho gutya, uyu muntu mujya mubona rwose niyo mwavuze abasubiza, arabasubiza iki ko hasubiriza zahariho? Arabasubiza iki ko hasubiriza zahariho? Aragenda agahita ajya gutamba ibindi bitambo. Haba hari ubundi bugingo amaze igihe akusanya akabugemura, akagenda akavuga ati mwumvishe ko banyubahutse, mwakire murebe ukuntu munshubiriza ibyo bintu nikomereze. Uri kubyumva? Kandi umuntu wabivuzeho wese utarinzwe mugerageze murebe ukuntu mumurangiza mumugire. Akagenda agatanga ibiguzi bye aho bamuhaye kontara z'akazi ke. Nese ubundi iyo uri umushoferi utwara bosi wawe imodoka ikagira ikibazo, ni wowe ushinzwe kuyikoresha, ubibwira bosi, uraripotinga. Ariko bosi hari ikintu ikoreshwa na shebuja da? Yego, niwe ugomba kuyikoresha agakora maintenance y'imodoka ye kugira ngo ikomeze akazi. Hanyuma rero nawe aragenda akaripotinga akavuga ati ko mwabumvise murebe ukuntu mugira, abatewe mu nzozi, abatewe ibibazo, bagize ibiki byose, abasibiwe amacano, gahunda zose zigahita zikomeza. Gahunda ze zikagira gute, zikanikomereza neza. Kuko buriya hari abantu bazi ubwenge bwinshi, ab'isi y'umwijima yabahumuye ubwenge, bamaze igihe babyiga. Usibye ubwenge se kuryana byo kugira ngo biroroshye. Twibuke ko twebwe turiho gutya tuvutse nonaha, kandi umwuka w'Imana ntabwo ari twese tuwufite, ariko bariya bo umwuka bafite n'uwavutse kera kwa Banimurode. Urumva? Wowe wahereye kera kandi uriya wahereye kera. None isezerano ry'umwuka ritangiye ubundi Yesu ayabigisha. Urumva? Ni nawo bazana, urumva iyo experience yo guhera icyo gihe barayizana bakayimuterekamo. Ati ugenda ujye mu kazi turaguhaye. Yezebeli yakoraga gutya. Kubwa Yezebeli turongeramo kandi karungu cyane. Uwo kwa ba Yezebeli, uwo kwa ba Vashiti, uwo kwa ba Dibose, ukaza bagakusanya, uwo kwa ba Herodiya, ukaza agakusanya, barageza akaguteka amati turaguhaye, we genda udukorera akazi tuzajya dukurikirana kwa diri ukuntu biri kugenda. Hanyuma rero umuntu bakaba barangije kumutsindagiramo akaza guhangana n'aba bantu bambaye inyama n'amaraso bagenda bahumirije, bazi ngo bari gukorera Imana bataranayishurirwa, batari banahishurirwa, maze akabapfundikirira rero mu kintu cyari kimeze nk'icyo bararikiye. Kuko narababwiye ngo Satani nta mugozi agira kuzirikisha uwagusanganye, akasanga batekerezaga ibintu by'agakiza. Satani akaza akabapfundikirira muri icyo kintu akacyita agakiza, akacyorosaho ishashi y'agakiza, kandi mo imbere ari urupfu. Urupfu akarworosa ishashi y'agakiza, agashyiraho umuryango udekoye uteye n'amabara, agati muze mwinjire. Abagereki bahitaga ngo ni cadeau poisonné. Farashi nziza irimo abasirikare imbere, bari bararinze umujyi wabo, Atene barafunga neza, bavuga ati nta mwanzi uzinjira hano. Mwana baravuga ati ubundi ibi ngibi ni ibimara, ni wakora igifarashi cyiza kigenda gisunitswe, bavuga ati ngiye kukoherereza impano kabisa yatanje, imbere ashyiramo abasirikare. Nuko guko gahunda ibimeze, nuko barangiza dini. Abandi rero bagakomeza basamye. Nongere mbabwire banyamadini, ijambo ry'Imana riravuga ngo basengera ubusa kuko inyigisho bigisha n'amategeko y'abantu. Bene uwo ngo ntabwo azigera kwigisha ijambo rikugeza mu bwami. Icyakora Bibiliya azayisoma, ariko ibyo azagusobanura. Nongere mbabwire ko kugira ngo ibintu bihinduke iby'Imana si uko bisomye hano. Kugira ngo ibintu bihinduke iby'Imana bigirire n'akamaro kabyo, ni ukubera wowe ubisomye, wowe ubivuga ufitanye iyihe sano n'Imana. Ubundi bigira imbaraga bitewe n'umwuka ubiherekeje. Yego, umwuka uherekeje ibyo bintu niwo utuma bigira imbaraga. Naho uko bisa ntabwo ari cyo gituma bigira imbaraga, naho bivuye si cyo bituma bigira imbaraga. Umwuka uherekeje ibyo bintu. Turasoje ikiganiro cyacu, reka mbabwire yuko Imana ireba icyaha nk'igitekerezo, abantu bakareba icyaha nk'igikorwa. Ibiganiro byacu nakagaruka. Amen. Shalom, shalom.